Murakoze Nyakubahwa Perezida Repubulika. Amazina yanjye nitwa Bariyanga Fideli, ntuye umurenge wa Rwimiyaga, akagari ka Kirebe, umudugudu wa Kirebe. Muri make ikibazo cyanjye, umurenge wateguye kubaka amashuri mu kagari ka Kirebe, unsaba kubaha ubutaka nkabaguranira bakubakamo amashuri, bakampa ingurane y'ubutaka, ntanga n'amafaranga ibihumbi 30 kugira ngo ubutaka buhindurwe mu mazina yanjye. Bigeze hanyuma bambwira ko ubutaka butabonetse. Bakwambuye ubutaka bwawe, bagusabye kukuguranira kubera ko bashaka kubaka amashuri. Barangije abari wowe wongeraho ibihumbi 30 kugira ngo ubutaka buze mu mazina yanjye. Ubwo bundi bushya ayo bazayakwishyura rwose. Ari ubutaka ntabwo nabubonye, ari amafaranga nyuma. Ni bande n'umurenge wa Rwimiyaga. Nyuma noneho ari amafaranga. Ninde hano babaza iki kibazo? Irakugirire vuba. Murajya gusaba umuntu kubaguranira, mwarangiza mukamugerekaho. Murakoze yako n'ingurane mutayi muhaye uko avuga. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iki kibazo turakizi. Ni ahantu hatari amashuri, noneho abaturage bariteranya bifuza kubaka ikigo cy'amashuri, noneho ubwabo baraganira, noneho uyu mugabo yemera kubaha ubutaka, yemera no kubaha n'amafaranga, ndetse biva no mu bushake bw'abaturage bifuza ko batanga umusanzu kugira ngo ayo mashuri yubakwe, hanyuma noneho akarere kabunganire. Icyo rero twagombaga gukora ni ukumuha ubutaka. Mwarabumuhaye? Ntabwo turabumuha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko bwarabonetse. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ariko ntabwo ari ibyo, ntabwo mwajya mugira abantu gutyo. Wese nyine urumva we ibyo byose barabimusabye arabyemera, mwebwe akarere bari mwe mu batenguha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize nk'ukwezi. Ibyo byabaye hashize igihe kingana iki? Kwezi kwa gatandatu 2015. Urumva ntabwo ari ibyo meya, ntabwo ari ibyo. Ntabwo hanyuma se amafaranga yatanze ayiye? Ayo ngira ngo yatanze yari ayo kugira ngo abone icyangombwa, kugira ngo bamukorere impapuro. Ubutaka bwa mbere mwagiye kugurana nta cyangombwa yari afite? Ubwo yishyuriye ibyangombwa kabiri? Ni ku bundi butaka bwe yagombaga guhabwa. Nibyo nyine, ariko yatanze ubwe, yari afitiyeho ibyangombwa, yari afiteho uburenganzira. Birumvikana Nyakubahwa Perezida. Kuvuga ngo yabanje gutanga ayo ibyangombwa ku butaka yari asanganywe, murongeye mumwishyuze andi mafaranga y'ibyangombwa y'ubutaka mugiye kumuguranira. Ibi ni ibibazo abayobozi muba mukwiye gukemura, ntabwo ari ibintu bikwiye haruhanyijemo iki. Umuntu icyo mwashakaga yakibahaye, namwe muri aka karere mwagiye kumubwira kumuguranira, muzi ko muzamuguranira nyine. Impamvu bitakozwe, impamvu mutabimuhereye ubusa, niba ari mwe mwishyura, naho we arishyura kabiri kubera iki? Ntabwo akwiye kwishyura Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iki kibazo meya, iki kibazo gikemure vuba na bwangu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu cyumweru kimwe reba abo bantu hano, nyuma y'icyumweru azababwire, muzamushake babwire niba ikibazo kitararangira. Murakoze Nyakubahwa Ariko ubu ni urugero rumwe n'ibindi biba byicaye nk'ibi bitegereza uyu munsi ko naje hano kubera. Nk'iki ntabwo nabonye ikibazo kigoranye hano muri ibi ngibi. Ntacyo nabonye gikwiye guhera muri 2015 kugeza uyu munsi, ntacyo mbonamo. Ahubwo mwe mwamugiriye nabi, kandi we mwaramusabye ibintu arabibaha murangije. Ntabwo ari byo. Mugikemure vuba. Turabikora Nyakubahwa Perezida. Ngomeza TV
nkomeza TV yanjye nkomeza TV yawe n'umurongo mwiza wasanga amakuru ukamenya ibyiriwe n'ibyaraye